warengeye kumureshya ko mvuye muri siporo ariko ari bunyumvera ndahera kuzihe si bosi wanjye none yabaye ibiki byatsi neza jaride zazindi zo kwa bapadiri ariko gaso wagenda buhoro bosi mabushaje yari none nimuzanyerega itarimbarirana ariko ngiye guhaha ndaje gaso ariko ayo magambo yawe yewe mabusha bosi yaje ariko ari hese Imana ishimwe yabaye ibyatsi neza n'Imana ishimwe rero byatsi byabaye se wabaye iki wambaye ibirenge sinzi uko wambaye ikote se wajyanye riri hehe mana yanjye none ibiko byumije ibiko binyumije ndi mu biki noneho karangwa nawe mena tugende mu nzu uri kuntu wabaye ni ukuri kw'Imana wabaye cyane ngaho icara nta kibazo icara ibibanza wicaye nawe wicara Chérie, maze iminsi itatu masengesho ndanarangije ahubwo no kwideba ukuntu ugenza pe mfasha iminsi itatu mu masengesho udataha ntakubona nta telefone yawe iriho ubwo si iyo minsi itatu wari uri gusenga noneho ukaza n'imyenda ntayo wambaye n'inkweto ubwo se ayo masengesho ni bwoko ki nta muntu nari mfite kandi ibyo by'imyenda byose sinzi aho byagiye nabikuyemo telefone yose irihe basi telefone telefone wajyanye irihe basi yari iri mu ikote aho nashyize ikote byaragendanye ariko nese abanyamasengesho barakwibye ntabwo mbisi ariko mwana yanjye Chérie kandi ndagukunda ariko mwana yanjye ushaka uri imfubyi wangiza ugashaka umugabo umeze gutya ariko mana nk'ibi ni ibiki koko ubu ni ibiki mana koko ntafite n'uwo njya kuririra nta mama ngira nta papa ndabwira nde ibi biri kumbaho ndabibwira nde mana Chérie witera mbabarira iminsi itatu yose udahari narakubuze ndaranicaye ndarandira mbabarira ntacyo twavuga basi bwa nyuma ndakwinginze sinzongera oya ndagusabye basi urabizi ndagukunda nimba nakoze ikosa basi mbabarira ndakwinginze uri umugore mwiza ndagukunda kandi pe nuko sinzongera kukubaza sinzongera ndakwinginze cyane uko ameze nk'ari kunuka itabi sheri ahantu uko ameze nk'anuka itabi hari sheri ahantu uko numva ahantu ibintu by'amatabi bimeze gute ibintu by'amatabi reka hakuyobeye ya modoka y'agatabazo kugenda icumbeka ahantu hose umuhanda igenda itumura umwotsi uko byirengagije ibidukikije yarabyangije icyo ni icyambere nigende nuka niyo uri kumva ukagira ngo ni ibintu by'amatabi reka gusa itabi ryaba rivuye he madamu aha reka niyicarire ibyo nabibwirwa n'iki nzaba ndeba nese sheri urugendo rwagenze rute sha nyine rwagenze neza twagiye kureba umugeni tuvayo nuko turaza nyine ubu nibwo nkigera ahangaha ariko sha
twaheze no mu biganiro by'agatindi k'agatabi nasanze aha nibagirwa no kukwakira. Reka nkurebere. Sheri gira vuba nanjye ngiye kuruhuka ejo nakazi sibyo Sawa kandi mugirire. sawa waje mata naje ariko hashize akanya gato mpageze. nanjye mvuye gusenga naniwe nibwo nari ngigera nanjye hano mu rugo maze akanya gatoya nanjye Ese nagize ibihe byiza se? twagize ibihe byiza twagize amateraniro meza abadayimoni twabatwitse twabirukanye bose twabatwitse twabamaze nanjye nagiye gusura Mugeni nasanze ari aho nta kibazo ameze neza. Yashimye urugo. hari aho ameze neza Rwose yaranabyibushye. Imana ishimwe Yabaye inzobe. dore ko akoze n'ubukwe vuba Buriya bukwe Imana yari yabuvuze bwagombaga kuba bwiza. wamunsuhurije ariko nanjye Namuramukije. nimbona akanya nanjye nzajya kubasura dore ko tudaherukanye kuva bakora nanjye nzajyayo muri ino minsi ariko rero mukamubano bampanuriye rwose ku rusengero ngo mwongere amasengesho cyane dore nk'ubu wa mwana wacu bavuze ngo afite imbeba mu ntoki. Ni izina rya Yesu utingukira uduve. nuko nguko bwo wasanga ugiye kubihakana ahubwo si n'ibyo byonyine kugira ngo umubwirizabutumwa watubwirije yari umuhanuzi ukomeye rwose yahanuraga ku buryo yavuze ngo nawe ufite inzoka ikwizingiye mu ijosi. Kwacinara Yesu utinga inzoka mu ijosi niyo mu gihuru niyo mu ishyamba iyo nzoka iturukahe? Kugira ngo se nubwo urimo kubivuga ukigira ngo biroroshye ahubwo no gukaza amasengesho tugasenga byimazeyo ko ari ibintu bitoroshye n'ibintu bikomeye cyane. Yewe ndumva ari aha Yesu na Mariya njye ntacyo mfite nakora. Adamu wanjye rero rwose mukamura umuntu wampanuriye ni umuntu w'umunyamasengesho w'umwizera ku buryo n'umusatsi wo ku mutwe wawe yawubara. Abizi ipinga ryawe nudakaza amasengesho kawe. Ariko se harya ubu umuntu ngo azabeshwaho no gusenga gusa nta kindi uno mugabo yakora? Ku wa mbere mu rusengero, ku wa kabiri ku rusengero, ngaho ngo mu butayu nta nubwo azigera aba mu rugo na rimwe cyangwa nahahe. Ubu se tuzabaho gute? Iterambere ry'urugo rizamera ritera? Narumiwe ubwomba iyo mana reka nzaba mbirora. Uzi ko nari nakuyobewe sha, wambaye agapfukamunwa ugeze ahangaha nari nakuyobewe neza. None se sha ntabwo uzi ko icyorezo kimeze nabi muri iyi minsi? Icyorezo ni kibi, kimeze nabi cyane rwose. Ujye wambara ahubwo agapfukamunwa neza, reba nk'ukuntu wakambaye nabi. Umva nge rero
ndakambara nkumva nabuze umwuka nkumva ndi guhumeka nabi nkagenda nongera nkamanura sinzi niba nzagera aho nkabimenyera pe. icyorezo kimeze nabi cyane rwose, twirinde kandi tubashe no kurinda n'abandi. Kuri ngiye kujya ngerageza. Ugiye mu isoko se? Ngiye mu isoko, hari ngewe ndimo ndavayo. Ariko se mugiye ibintu numvise umugabo wawe ni umusinzi koko nibyo cyangwa ni amakuru y'abantu? Reka ibyo se ni ibiki? Ni amagambo y'abantu, ibyo ntabyo nzi. Izo nkuru nzumvana abantu benshi ra, ahubwo ngewe nari nzi ko nzakwibariza abaye nyir'ubwite. Abantu bagira yabo rwose, nge tubanye neza nta kibazo pe. Cyane uko nyine nta kundi, nge nuko nari nazumvise, ariko ndavuga nti nzakwibariza, ariko ntacyo niba mubanye neza ntacyo bitwaye. Bimeze neza cyane rwose, ibyo ni amagambo y'abantu. Ntuyazi se wowe? Amakuru y'iminsi ishaka cyane meza pe, harabura cyubishye nta kintu bazi. Nagira amasaha yangendanye, reka nzamuke ejo gutekereza. Sawa, umunsi mwiza. Yego, umunsi mwiza. Nise sheri, cya kibazo hajya mu mazi iminsi ushaka kumbaza ni bwoko ki? Numvaga nshaka yuko twasubira kwa muganga twongera tukareba wa mudogiteri akatubwira kuri cya kibazo cyo kubyara. Korudo, nkomeje kubitekerezaho ibyo wambwiraga wari ukomeje. Ese koko ni ukuri? Mbwiza ukuri mugabo. Ibi twavugiraga mu nzu se? By'abahanuzi ngo mfite inzoka mu ijosi n'abana. Oya ni ukuri, none se turapinga umwuka w'Imana? Iby'ukuri rwose ntabwo navuze ibyo kubeshya, ni ukuri. Wasanga ugiye kumuhakanye nawe, ugiye gupinga umwuka w'Imana se? Jewe ndi umuhakanye? Jewe mukampabano? Aha. Oya ntabwo ari ibyo navuze. Ndimo ndakubwira ngo umwuka w'Imana aba yamanutse wowe ugashaka kuwupinga. Aha. Tubyihorere reka nkomeze nirebere filime. Halo pastor. Tumeze neza, turakomeye, umugore n'abana bari aho, twese nta kibazo. Nta kibazo, tumeze neza rwose, ntacyo, tuhagaze neza mu Mana. Kristo Yesu ari kumwe natwe. Nta kibazo rwose, tumeze neza cyane. Okay, namwe ariko. Okay, sawa, murakoze cyane. Mvira mbese, ariko wowe nta bindi uhoramo? Ibyawe ni amasengesho gusa papa? Narumva. Ako madame, uzi neza yuko amasengesho ariyo ya mbere? Uzi ko hano mbaye ntanasenga, muri mwese ntawabasha gusinzira, ntawasinzira nta masengesho, ntabwo bishoboka. Aha, biswada, reka nigire no ku kazi mpihorere. Narumva. Chérie? Chérie? Oui. Waramutse. Umeze ute? Uri mwiza. Kandi wambaye neza. Ndabikunda.
Kuki turimo gusoma? Sheri kutamvugisha. Ndetse gato ndagusoma ijambo ry'Imana hano. Ndabizi ndanabibona kandi urabizi nanjye Imana ndayubaha. Gerageza uyumve. Mbere yuko ngenda nari ngiye nshaka kuza gusaba imbabazi. Imbabazi?